Muraba bantu banje nizere ko mumeze neza, n'abatameze neza baraza koroherwa, Imana iraza kubafasha mworoherwe nta kibazo. Ni ukuvuga ngo hano hari bizinesi ushora amafaranga ibihumbi 3, wamara ibihumbi 3 ukikuza n'inyungu. Ni ukuvuga ngo iminsi 3 magana cyangwa se wungukirwa 900 ukayabikuzanya n'igishoro cyawe nta kindi kintu utanze. Yego ndizera biri kumvikana. Ikintu ukora uyandikisha muri platform, ushyiramo nimero zawe, ugashyiramo password, ukanza hejuru. Iyo washyizemo hejuru niyongera ukayashyira hasi. Ni ukuvuga ngo katurebe uko biyandikisha. Hano rero tugiye kwiyandikisha. Ni ukuvuga ngo hano urashyiramo nimero zawe, hano turebe ko wiyandikisha muri ino platform mu buryo bworoshye bitagoranye. Nimero zawe urazishyira ahangaha. Hano password, ushyiramo password y'imibare 6, hanyuma ukande login. Ni ukuvuga ngo uba ugiye kwiyandikisha tu. Okay, hanyuma reka tubikore turebe. 07 tangizwa 07 07 813 94 98 6. Dushyiremo password. Okay. Imibare 6 cyangwa se mu magambo ariko bitarenze imibare 6. Okay. Platform yacu irafungutse. Hanyuma kugira ngo tubanze turebe ukuntu bimeze kwishyura, hano urabanza ugashyira amafaranga kuri iyi konte waba umaze gufungura. Hanyuma ukaza kugura hano, ukaza kugura muri izi ntuza hano. Tizera ko muri kubireba neza. Iyo duhere kuri ibihumbi 3. Okay, ibihumbi 3 wishyura 3 ukungukirwa 300 ya buri munsi uhabwa 300 daily income. Nyuma y'iminsi 3 rero, umunsi wa 3 y'amafaranga yawe yose uko ari 3900 ahita aza ukayabikuza. Tugiye kuri iya kabiri. Iya kabiri rero nayo ushoreye amafaranga 6,000 ukungukirwa amafaranga 5,400 mu gihe cy'iminsi 30. Uwo noneho byose hamwe iyo ugiye kuyabikuza ubikuza ari amafaranga 11,400. Okay, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Iya gatatu, dewo ya gatatu, ni ukuvuga ngo wishyura 15,000 ukagura ino mashini ukungukirwa amafaranga 3,000 mu minsi 15. Ndizera ko muri kubibona. Noneho dewo ya kane uko uwishyura 33,000 ukungukirwa amafaranga 121,770 mu minsi 180. Dewo ya gatanu wishyura amafaranga 58,000 ukungukirwa 219,220. Iya gatandatu wishyura amafaranga 132,000 ukungukirwa amafaranga 1,100
na mirongo itatu na bitanu, ukungukirwa amafaranga ibihumbi 135 magana 870 mu minsi 35. Iyi ya nyuma ya Deo wishyura amafaranga ibihumbi 330, ukungukirwa amafaranga ibihumbi 2,000,000 n'amafaranga ibihumbi 649,900. Murumva ko ari ibintu byiza mu mwaka. Noneho twe tugiye kureba iyi ya mbere, buri muntu wese yahitamo iyo ashaka bitewe n'ubushobozi bwe. Noneho iyo ugiye kwishyura, icyo ukora uza hano turebe, uza hano kuri personal, wamara kuhagera ugakandaho. Tugiye kureba uko bihagaze ibyacu. Turi kureba uko bimeze, ni gutya. Hanyuma ikintu ukoraho uhita uza ugakanda hano, kuri recharge. Ndizera ko biri kugaragara. Ugakanda kuri recharge. Ndizera ko biri kugaragara neza. Uhita ukanda ahangaha kuri recharge, ahangaha. Umaze kuhakanda uba ugiye gushyiraho amafaranga. Ubu hano ugiye kwishyura amafaranga uyashyira kuri account yawe. Ndizera ko account yawe uri kuyibona hano. Account yawe ni iyi ngiyi. Account yawe. Account yawe ni iyi ngiyi. Uhita ushyiraho amafaranga yawe ibihumbi 3. Noneho ni ukuvuga ngo uba ugiye gushora. Mu gushora uko ubigenza, hano ushyiramo amafaranga ibihumbi 3. Wamara kubishyiramo, urugero amafaranga ibihumbi 3, ugahita, iyo umaze gushyiramo ibihumbi 3, uhita uza ugakanda hano. Uhita uza ugakanda ahangaha kuri aka kantu ugahindura. Tubikore turebe. Nako muri kubibona. Ikintu ukora iyo umaze kubigenza uko, washyizemo ibihumbi 3, ikintu ukora uhita uza ugakanda ahangaha kuri confirm recharge. Ndizera ko biri kugaragara neza. Biri kugaragara. Ugakandaho, ugahita ukanda confirm. Noneho iyo ugeze hano, ikintu ukora uhita uselectamo ahangaha network cyangwa se MTN niyo ukoresha ugiye kwishyura. Ahangaha ha kabiri ushyiramo nimero zawe. Hano hari MTN, Airtel, ariko kwishyura bikoreshwa kuri MTN. Uhita ushyiramo nimero zawe 0783749496 gutyo. Ndizera ko biri kugaragara. Warangiza ugahita ukanda next step. Tugiye ku yindi step. Step ikurikira uhita wishyira Gama Technology. Uhita ufata izi nimero ukazikopiya. Wamara kuzikopiya izi ngizi, akaba arizo wishyuraho amafaranga. Ya mafaranga twashyizemo ibihumbi 3.
noneho iyo uzi ko wamaze kubikora neza byose, ya mafaranga washyizemo byose nk'uko twabikoze, ureba ikintu ukora uhita ukanda ahangaha recharge complete, ahangaha kuri confirm, ukabikonfaminga ko amafaranga wamaze kuyashyiraho. Okay, noneho iyo umaze kuyashyiraho, dusubire inyuma. Iyo umaze kuyashyiraho icyo ukora uhita uza ugakanda hano. Iyo umaze kuyashyiraho ibihumbi 3 byamaze kugeraho, uhita uza ugakanda ahangaha. Ndabikora neza nitonze kugira ngo iyi video mwese muyibone neza, ibagirire akamaro. Uhita ukanda ahangaha, wamara gukandaho okay, tugiye kwishyura. Iyo ukanze ahangaha tugiye kugura, noneho tugiye kugura mashini y'ibihumbi 3 sasa. Network ziri kuba nke ariko mwihangane nta kibazo. Ikintu ukora uhita ugakanda ahangaha. Iyo wabonye ibihumbi 3 byageze kuri account yawe, ndabibutsa ko account yawe ari hahandi tuvuye mu kanya. Kugira ngo urebe kuri account yawe ni hano. Okay, kuri account yawe bisaba ko hano hari bube hagiyeho amafaranga ibihumbi 3. Ibihumbi 3 bigomba kujya ahangaha. Ndizera ko muri kuhabona neza. Aho hariho ibihumbi 3 wamaze kuyashyiraho akajyaho. Okay, noneho tuze tugure imashini y'ibihumbi 3. Tugiye kuzungukirwa amafaranga 900 mu minsi 3 yonyine rwose, ugahabwa inyungu n'igishoro byose bikaza. Okay, mwihangane. Ibihumbi 3,900 niyo tugomba kungukirwa hano. Tugiye kungukirwa ahangaha. Ndabikora nitonze, mwihangane rwose. Ibihumbi 3, inyungu ni iyi ngiyi. Inyungu niyo ya 900. Ayo umuntu yishyura aba ari aya ngaya, aba ari aya ngaya, ibihumbi 3 mu minsi 3. Okay, turi kubireba. Noneho ikintu ukora uhita uza hano, uhita uza ugakanda ahangaha. Ugakanda ahangaha. Tugiye kugura imashini. Noneho iyo umaze kugura imashini urategereza iminsi 3 ikarangira. Okay, ndizera ko muri kubireba neza. Noneho ndizera ko muri kureba neza mwese. Mu minsi 3 wungukirwa amafaranga 900. Ngaya inyungu ni daily, ku munsi ni 300. Buri munsi mu minsi 3 bigahwana na 900. Okay, noneho iyo ugiye kugura, ikintu ugomba gukora uhita uza ugakanda hano. Okay, tubirebe neza. Tuza ugakanda ahangaha. Wamara kuhakanda, okay, ndizera ko muri kuhabona. Tuhakande. Tugiye kugura imashini hano. Noneho kubera ko ari imashini imwe, sorry gato. Okay, kubera ko ari imashini imwe tugiye kugura, uraza ukanda ahangaha hajyemo rimwe,
hajyamo rimwe, urakandaho hajyemo rimwe, namara kujyamo rimwe uhite wemeza hano, uhite wemeza ahangaha, ubuguze imashini tayari bibe birakemutse. Okay, ndizera ko mubibonye ni uko nguko bikorwa. Hanyuma kubikuza uko bikorwa, tugiye kureba uko kubikuzwa bikorwa. Kubikuzwa cyangwa se kubikuza uko bikorwa. Okay, dutegerezeho gatoya network zari zanze, ariko ndabona zigarutse. Ndabona network zari zanzeho, ariko tugiye kureba noneho nyuma y'iminsi 3 amafaranga yawe yamaze kugera kuri akawunti, uko uhita ubikuza. Utuza ugakanda hano nk'uko bisanzwe, ukanda hano nk'uko bisanzwe. Okay, kambereke noneho yo kugira ngo murebe iyo amafaranga arimo uko aba arimo kuza ahantu. Ukanda ahangaha, wamara gukanda aho ngaho ukareba uko gahunda zimeze. Kubera ko ngiye naguze 6,000 niyo irimo, nayiguze ku itariki 11 z'ukwa gatandatu. Tuze turebe, ngiye niyo naguze niyo irimo. Okay, noneho tuze ugakanda aho ushaka kureba uko bimeze, ni hano ni gutyo bikora. Okay, ndizera ko muri kureba ko ngewe naguze 6. Kureba naguze 6 ku munsi nungukirwa 180 mu minsi 30. Urumva ko bihana n'ibihumbi 54. Iyi niyo nyungu rero 5,400. Hanyuma ku munsi nkajya nungukirwa 180. Okay, noneho tujye kureba uko wabikuza muri ino platform yacu. Uhita ugakanda hano, uhita ugakanda kuri aho ngaho. Okay, aho ngaho iyo umaze gukandaho uhita ugakanda hano kuri withdraw. Tugiye kubikuza noneho. Iyo iminsi 3 yarangiye, inyungu yawe nayo wayibonye, uhita ugakanda hano kuri withdraw ukabikuza. Iyo umaze gukandaho bahita baguha aho ubikuriza. Kubikuza ni kuri MTN, nta kindi. Uhita ushyiramo hano, uza ugahindura, ugashyiramo nimero za telefone n'amazina yawe abaruye kuri iyo simukadi. Okay, uhita ushyiraho amazina na nimero bibaruye kuri simukadi yawe. Aho ngaha niho ukanda kuri select account kugira nyine amafaranga abone uko agera kuri mobile money yawe. Urabona ngewe nahisemo, nanditsemo izina, mpita nshyiramo na nimero. Noneho icyo ukora iyo bimaze gukunda bikugenda gutyo, icyo ukora uhita ugakanda hano, uhita ugakanda kuri kano kantu ukagaselectingaho. Hanyuma iyo umaze kugakanda uhita ukanda kuri OK. Iyo umaze gukanda kuri OK hahita hajyamo za nimero zawe, warangiza ugahita ushyiramo hano. Ahangaha tushyiramo amafaranga 3,900 ariyo ufiteho kuri akawunti yawe. 3,900 niyo ushyiramo hano hasi munsi ya nimero zawe, ukizera neza cyangwa se ukaverifaya ko izo nimero ushyizemo ari nazo wafunguje konti yawe kandi zikaba ari na MTN neza cyane, ukaverifaya
ibyo bintu ukoze ari noneho amafaranga 3,900 akugeraho uko yakabaye yose hatavuyeho na rimwe. Urabona ko ari ubuntu, urabona ko ari ubuntu rwose, amafaranga yawe akakugeraho uko yakabaye. Noneho icyo ukora uhita ukanda ahangaha, uhita ukanda ahangaha, ugahita utegereza hagati y'amasaha 2 n'amasaha 48 nibwo amafaranga yahita kugeraho. Ariko nabonye bidasaba n'ayo masaha yose, n'isaha imwe birangiye amafaranga ahita kugeraho rwose nta kibazo. Ndizera ko mubibonye, nanjye narabikoze kandi narabikuje, amafaranga yangezeho. Noneho tugiye kureba ku byakozwe, turebe ku byakozwe. Igihe umuntu ashaka gukora ibintu ariko ntiyerekane uko byakozwe, ariko twe tugiye kureba ibyakozwe. Twagiye, ndizera ko muri kureba ibyakozwe. Tugiye kureba kuri withdraw ko nabikuje bigakunda. Tayari murabona ko nabikuje amafaranga 3,000, nabikuje amafaranga 3,900 nayabikuje ku itariki 11 z'ukwa gatandatu saa 4:02 angeraho rwose nta kibazo cyari gihari, narayabonye kandi mwabonye ko naguze n'6,000 ikaba iri gukora. Ndizera ko ibyo byose mubibonye, hasigaye namwe ni ahanyu. Link rero yo kwiyandikisha muraza kuyisanga muri comment cyangwa se muri description, hanyuma mwiyandikishe. Na link ya groupe y'iyi deal muraza kuyisanga muri description, hanyuma mwinjire no muri groupe nta kibazo. Ndizera ko nimero zanjye muri kuzireba hejuru aho ngaho zo niyandikishijeho. Nta bigoye birimo, nta n'ibirenze birimo. Icyiza ni uko iyi platform uyibona ubikuza n'igishoro cyawe byose bikazanana. Ndizera ko mubibonye. Link murayisanga muri comment cyangwa se muri description. Munajoin groupe ya deal bigende neza. Sawa.